Ku ishuri ry'amahugurwa ya polisi Gishari habereye umuhango wo gusoza icyiciro cya 21 cy'amahugurwa y'abapolisi bato basaga 1903 barimo ab'igitsina gore 359. Uyu wari umuhango wayobowe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Vice Nibiruta, aho abanjirijwe n'imyiyereko irimo guhosha imyigaragambyo, kumasha, akarasisi ndetse n'imyitozo njyarugamba. Mu ijambo rye CPR Niyonshuti mu magambo ye yagize ati: "Banyeshuri musoje amahugurwa ndabashimira kubw'ishyaka mwagaragaje n'ubwitange mwagaragaje. Amasomo mwahawe ni intangiriro, ariko mu gihe cyose muzaba muri polisi y'u Rwanda muzakomeza guhabwa andi mahugurwa n'andi masomo agiye anyuranye. Ano masomo azabafasha kurushaho gusoza inshingano zanyu neza, cyangwa se gusoza inshingano zanyu neza muri polisi y'u Rwanda. Muzarangwe na discipline nk'uko twabibatoje aho muzaba muri hose, kuko niwo musingi w'uyu mwuga dukora." Yarakomeje agira ati: "No mwuga mugiye gukora discipline niwo musingi wubakiyeho, kandi nshimiye nanone abasoje amahugurwa ndetse mbaha ikaze muri uyu mwuga. Abo musanzemo twiteguye kubafasha muri byose kugira ngo namwe muzawukuriremo neza." Ino yari Rwanda National Police. Jya kugezaho kino kiganiro nitwa KWIBUKA Longin. Komeza uhera amaso ino myitozo njyarugamba, akarasisi n'ibindi. Nimba utarakanda subscribe kandi kuko utayikanze ntabwo wazigira wongera kunyumva. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.